Ishano riraguye, amahano akomeye cyane. Ni mu karere ka Gatsibo aho umwana yaje gufata nyina aramwica. Abonye ko abantu bari babimenya cyangwa biri bumenyekane n'abari umuntu abe n'abakuru be, aracukura mu nzu, arangije aramutaba, harangije arenzaho itaka kubwo nta muntu n'umwe wigize amenya ibyabaye. Gusa amakuru aragenda bijya bivuga ngo amaraso arakurikirana. Birababaje cyane kuba umwana nk'uyu nguyu yashobora kwihekura nyina wamubyaye akamugira ku gisi. Gusa abantu benshi barize, bamwe ndetse banahamutse bagize ubwoba bitewe n'uko uyu mwana yakoze ibintu bikomeye cyane, kuko mu bantu bose ntawe watekerezaga ko uyu mwana yakora amahano nk'aya ngaya. Ni ibintu bikomeye cyane kuri iki gihe by'imico byadutse, bimeze nk'aho Satani yagendeye mu bantu, kubera ko abantu benshi basigaye bitwaza ngo nakwica, ndetse bamwe babikora bazi nko kwishimisha, ariko batungurwa no kubona yuko umuntu ukubise nk'ikintu, ibuye cyangwa se igiti, cyangwa kumusunika muhirika, ubutungurwa rero cyangwa bikagutangaza iyo ubonye umuntu atagihumeka, agahita agagara agapfa, akagupfira mu maso. Ubu tutangira kwibaza byinshi bitewe n'uko ubona umuntu atongera guhumeka, kubera ko ibintu uba ukoze nabo biba bigutunguye. Gusa ntibivuze yuko nta bantu bagambirira ibintu nk'ibi. Birababaje disi, ntabwo ibi bintu byagakwiye kuba biriho. Ntabwo hagakwiye kuba hariho ibintu nk'ibi ngibi biri gukorwa buri munsi, impfu za buri munsi, ngaho umubyeyi yishe umwana we, ngaho umwana yishe umubyeyi we, ngaho umugabo yishe umugore we, umugore yishe umugabo we. Ibi bintu nibikomeza gutya tuzashira, kuko imiryango tuzajya dusigara dukubitana, tumarane, abana basigara imfubyi. Ubu tuvugana uyu mwana ukoze ibi atumye abana bagenzi be bavukana baba imfubyi, bitagakwiye kuba. Abantu benshi bakomeza kwibaza ibintu bikomeza kuba bikabacanga. Iyo ufunguye ikinyamakuru cyangwa radiyo, nta yandi makuru uherukaho cyangwa uhita utungukaho, ni ukumva umuntu ngo yishe undi. Abantu ijambo gukubita bakica babigize umwuga, ndetse ntabwo bikibakanga kuba ukumva ngo umuntu ngo akubise undi aramugaritse, ngo abantu bapfuye ibiryo ngo bahise bicana, ngo umuntu ateze undi ngo amwatse telefone ahise amwica. Benshi abantu bakomeza basenga ngo imperuka twayigezemo, ahubwo nuko tutabizi. Ako kantu wumvishije navuze mbere, ngo umwana wo mu karere ka Gatsibo ngo yishe nyina, ntibigutunguye? Umwana ibaze umwana utinyuka noneho gukora ibintu nk'iby'abakuru. Satani yagendereye abantu ariko ntabwo babimenye, ahubwo twe tubisigaye tubifata nk'indirimbo kandi abantu bari gushira. Ikibabaje noneho nk'umuntu wakugiriye ku gise, wakwitangiye akagugaburira akagukuza, warangiza ukamukura mu mwuka Imana yamwihereye. Birababaje cyane, birababaje pe. Bigeze ku rwego aho ngaho tugiye kujya dutinyana. Wabona mugenzi wawe akomanza utamuhaye gahusha cyangwa karibu, uhita ujya kwihisha cyangwa utabazi. Baze bagutabare basange ni umuntu wari uje kukureba bisanzwe. Niba kubaza ngo wari ubaye iki, uzajya usubiza ko wari utewe, kubera ko ngo nta mushutsi wari ufite, wari uniteguye. Ibi ngibi bigiye kujya bibera abantu isomo, bituma batindanya cyane. Nta muntu ushobora kuza ngo agukingure saa 12 uri gukomanga, kuko azaba ari kukwishisha. Bivuge ngo umubano wacu
karemano twaremanywe uri kutuvamo, turi kuwikuramo ariko ntabyo tuzi. Nta gihe buri munsi batatubwira ngo tureke amacakubiri, gutongana, inzangano hato na hato, gushotorana, ngo tubireke, ariko byaratunaniye. Abantu benshi bahora bapfa ubusa, hari n'abapfa ibiryo, abandi bagapfa amafaranga, ubutunzi, ngagiye kunkirana, ngagiye kuba umukire, ngo reka mukure mu nzira. Ikimbabaza nawe ukoze ibi ntabwo uruhuka, nta gahenge uhabwa, kubera ko uhita ufungwa. Noneho na bya bintu waruhiraga uri kumva ko uzabirya wenyine, ntabwo ubirya, kuko ubuyobozi buriho nabwo bugira amaso, burareba kandi buranatekereza, buzajya buguhana kandi ibi nabiryozwe, kubera ko ibyo uzajya uba wakoze ntabwo azajya aba ari byo. Mana yanjye, ni ukuri rwose uzaze utabara abawe bazimubona, twese tutazashira, kubera ko nta muntu ugitinya undi, ngo uyu ni umukire ngo kamwubahe, uyu ni umukene no kumuhutaza. Icyakubwira ukuntu bamwe mu bantu bakomeye bari no hejuru bagakwiye kukutugira inama, aribo bantu baduhutaza kandi tunazira cyane tunarengana, ngo wowe ngo nagucishaho imodoka, nakugonga, ntukanyinishe, singana nawe. Njya kubivunikira ni wari uhari, ugasanga umuntu ari gutonganya ni umukene nyakurya. Ibaze nk'aho umuntu ufite ikamyo ari gutongana n'umunyonzi, winyongera witwarira abagenzi ariko umubwira ngo nzakugonga, ngo niduhura uzampunge. Yagakwiye kumufasha ahubwo agatera imbere, nawe akagira perime, akamuha akazi ndetse nawe agatwara. Ubu usanga umunyonzi ari guhiga umunyamaguru, umuntu utwara moto ari guhiga umunyonzi, n'umuntu uri gutwara imodoka ari guhiga umunyamamoto. Ndibaza ngo ibi bizarangira ryari, bizagarukira he? Hariho ihangano ritera ubwoba. Ibinyabiziga uko bikomeza kwiyongera, niko inzangano no mu bantu babitwara biyongera. Ngaho mu rugo, umwana uramugaburira ntahage, azajya ahita akwica. Bivuge ngo umuntu twitegura imfubyi nyinshi zigiye kubaho mu buryo buzajya babitunguranye. Gusa tugashimira leta yacu yazanye ikoranabuhanga ryihuse cyane, amakuru yose ahisigaye abonekera ku gihe, akihuta. Kera siko byari biri, kubera ko amakuru atindaga kugera ku buyobozi, cyangwa ugatinda gutanga amakuru ngo nanjye yanyica. Ndarushe, ndaremerewe, kuko ibyo ndi kumva buri munsi biteye agahinda. Imana ibabarire buri umwe wese, kandi utekereza kugira nabi n'ufite umugambi awureke. Ciao. Iyo wakugezaga iyi nkuru ibabaje y'umwana w'umugabo mu karere ka Gatsibo wishe nyina, njye banyitabiriye hanze kabiri. Ndabakunda.